Ikiganiro cyo kwibuka uyu munsi kiratubwira mu magambo arambuye ubwicanyi bwakorewe muri Mugina, aho abicanyi babanje gutandukanya abagore ndetse n'abana, ariko mu gihe babajyanaga Kabgayi bahura n'uwari ukuriye iperereza muri gendarmerie ariwe Majoro Karangwa Pierre Claver. Uyu majoro yahise asaba ko abari barokotse bahita bicwa ku kanya, maze Karangwa nyuma yaje guhungira mu Buholandi, ubu akaba ari hafi gushyikirizwa ubutabera. Urumuri mu Rwanda n'urwanjye nawe. Iby'ingenzi byaranze iyicwa ry'abatutsi ku itariki 24 Mata 1994. Abatutsi biciwe i Mayunzwe mu karere ka Ruhango. Mayunzwe yari segiteri imwe muri 6 zari zigize komine Tambwe, ikaba yari yarituwemo abatutsi benshi muri komine Tambwe. Mu mwaka wa 1994 iyo komine yayoborwaga n'uwari burigadiye wa komine witwa Murekambanze François, ubu ngubu uri mu buhungiro, wanagize uruhare rukomeye mu kwica abatutsi benshi. Habaruwe abasaga 850 biciwe muri iyo segiteri, abenshi bahiciwe kuri itariki 24 Mata 1994. Abatutsi bari bavanywe mu nzu zabo ku itariki 21 z'ukwa kane bajyanwa kuri uwo musozi wiswe Karuvariyo. Bicishijwe impiri bitaga nta mpongano y'umwanzi, imihoro n'izindi ntwaro gakondo. Abagize uruhare muri ubwo bwicanyi ni Sebuhuku wari umuyobozi w'ibitero akaba n'umuyobozi wa MDR muri komine Tambwe, hakaba Murekambanze François, Hitimana Fulgence alias Rubara, Mundanikure Faustin, Sibomana Alphonse, Rwagahungu Pascal alias Gace, Niyonsenga Selemani, Rwasa Cyprien, Nyandwi alias Caporal, Ntwari n'abandi. Hari n'abandi bicanyi bavuye ahandi batari batuye muri Mayunzwe nka witwa Wayisaba wo mu Bamwara na Gasuguri wirukaza n'abandi. Murekambanze François wagize uruhare rukomeye mu kwica abatutsi benshi, ubu aba mu buhungiro akaba ashakishwa n'ubutabera. Kuri iyo tariki kandi 24 Mata 1994 abatutsi biciwe i Kabgayi mu iseminari nto ya Saint Léon i Kabgayi, muri Collège Saint Joseph, mu iseminari nkuru Philosophicum ya Kabgayi, mu mazu yahoze ari ya Trafipro ariko haje kwitwa CND mu gihe cya Jenoside, no mu bitaro bya Kabgayi hose hari impunzi z'abatutsi. Icyakora katedrali ya Kabgayi ntabashije kuyijyamo kuko Musenyeri Nsengiyumva Tadeyo, umwepiskopi wa Kabgayi icyo gihe, yanze ko bayihungiramo. Ukinjira muri Kabgayi uhasangaga bariyeri ku buryo abatutsi benshi batabashije no kwinjira muri ibyo bigo. Abatutsi batangiye kugera i Kabgayi mu matariki hafi 20 Mata 1994. Kuva bakihagera, interahamwe zazaga kurobanura abatutsi bakicirwa hanze yabyo ndetse no mu ishyamba rya Kabgayi. Kubera ko i Kabgayi habaye nk'ahahungira abatutsi baturutse mu bice bitandukanye, ibi byatumaga interahamwe ziturutse mu zindi prefectura ziza zitwaje urutonde rw'abatutsi bahungiye i Kabgayi zikabatwara kubica. Uretse kwica abatutsi, hakozwe n'ibikorwa bibi byo gufata abakobwa ku ngufu. Hari ubwo babatwaraga bakaza kubagarura cyangwa bakicwa ntibagaruke. Hari ubwo bateraga ibisasu cyane ahitwa muri CND bigahitana abantu. Ikindi kiri mu byishe abatutsi b'i Kabgayi ni inzara n'indwara yaterwaga n'umwanda kuko nta mazi bagiraga. Nyuma imirambo yaje kuba myinshi i Kabgayi ku buryo umwuka mubi niwo warangaga Kabgayi. Hanyuma afata icyemezo cy'uko batazongera kwicira abantu aho ngaho. Nibwo bazanye imodoka ipakira abatutsi bahereye ku batutsi bize cyangwa bifashije ndetse n'abasore n'abagabo bakajya kubicira ahandi. Hamenyekanye cyane n'abajyanywe kwicirwa mu Ngororero kuri Nyabarongo ndetse n'abahayimana bajyanywe kwicirwa i Bukomero n'ahandi hatamenyekanye. Hari amatariki abantu wiciweho ari benshi. Azwi ni tariki 5 Gicurasi 1994, 24 Gicurasi 1994 kugera ku itariki ya mbere Kamena 1994. Abatutsi kandi biciwe ahitwa mu Bibungo bya Mukinga mu karere ka Kamonyi ku itariki 24 z'ukwa kane 1994. Ubwo ku Mugina hazaga igitero gikomeye kije kwica abatutsi bari bahungiye ku Mugina, hari abari bageze mu kirizi imbere bari babashije kurokoka. Abicanyi babategetse gusohokamo, barasohoka. Bageze hanze abagabo bahita babicira aho mu kibuga. Baje kuvuga ko batari bwica abagore n'abana, bafata icyemezo cyo kubashorera ngo babajyane i Kabgayi. Bari abagore, abakobwa n'abana, abenshi muri bo bari babaye inkomere, barabashoreye ari igihiriri. Bageze ahitwa mu Bibungo bahura na Majoro Karangwa Pierre Celestin, wari umukuru wa serivisi y'iperereza muri gendarmerie y'igihugu, ubu ngubu wahungiye mu Buholandi. Ababaza aho bajyana abo bantu, bamusubiza ko bababwiye ko batica abagore n'abana, none bakaba bajyana i Kabgayi. Majoro Karangwa Pierre Claver yarababujije, ategeka ko babicira aho ngaho. Bafata ba bantu babinjiza mu nzu y'umututsi witwaga Moko, abandi babashyira mu mwobo wa toilette ari bazima. Karangwa yabahaye essence babatwikira muri ya nzu, bazana ibishangara bashyira muri wa mwobo babatwika ari bazima. Majoro Pierre Claver Karangwa nkuko twabivuze yahungiye mu Buholandi, akaba yarakatiwe adahari n'urukiko gacaca igifungo cya burundu. Abatutsi kandi
ku itariki ya 24 z'ukwa kane 1994 biciwe ahitwa i Nyakarekare mu karere ka Ruhango. Muri jenoside hano i Nyakarekare hari abatutsi barenga 30 bahungiye ku rusengero rwa ADEPR ya Mbuye, ariko bose baje kuhicirwa. Ubwo bwicanyi bwateguwe na Mafurebo Daniel wahoze ari konseye wa segiteri ya Mbuye afatanyijwe na responsable wa Serire Nyakarekare witwaga Misagwe Emmanuel alias Rusumo. Bishwe n'abaturage hanyuma bajugunywa mu cyobo bamenagamo amayezi y'inka hafi y'ibagiro. urumuri mu Rwanda n'urwanjye nawe. wakoze kuba wakurikiye iki kiganiro. Tubwire icyo ugitekerezaho unagisangiza abandi.